mwaramutse wapi twapfira ijoro uyu ni umuzimu bw'uri kuvugisha ariko si wa mugabo ubu kuko utambeshye nkoye iki ngiye ko duhuriye aha ngaha nkavuga ngo reka nguhagarike kugira ngo nkubaze ubu ngubu utangiye kumbwira nabi kubera iki koko musubije nabi yego nyine yewe nawe uzasubiza abandi nabi ahubwo se wangije kumbwira ibyo mpamagarikiye nigendere nyine n'ubyumve nabi pe gusa warezwe nabi niba buri muntu wese ukubashije ari ukumusubiza ubwo iki gasubizwa imizi amagana rwenda aho mu Rwanda urwembe rwa ruguma runini narwo ruri kwigonderwa n'abatari rubanda rwa gisese kikagira umwere ko gusukura umusatsi wa shokonkoye n'uwabasazi nawe urambaza ubusana igiwandi karya amasase susana sumu ya panya Peter na Paul baguse kusanga usigaye ku gasozi usongwa na sida na sida nabo ugerageje gutabaza bagutibikane nk'umujura nkawe urantuka nakugize iki ndagututse kandi yego nyine kamanuka kugisini kubita gatuza hasi nakagatorero kuri wese terizo kwa tetinaza asanga batabibwenge gati imiti yatatagutero yatereka tungurusu mihingegera hara hirya ku ruhande wo nta soni utangiye none ako rero reka nkubwize ukuri yano abantu turava turwanya ariko nagenze ndabona ari byo mu gifaransa bita degende jebone ubu nakaduwe bitangiye kunera ko kanye muri piscine pistol pango papi na pe bagupapuza urushyi nkuko abarundi barwita urupyasu niko abapilote bonjya nkunda kumva ko barwita ngo nuguparika kurushyi rushyushye ku kibuga cy'umubiri ubu ngubu nkawe nkuneyeho gute uri toilette we ntabwo ndi wese pe ahubwo se urabona ndiyo wenda pe ntabwo uriyo ariko ahantu hakabaye bwo ndabona harigiriye wese kabe mu biti by'amashyamba ya Kongo koneye kurode kurase mu kaguru akaguru bakakurode kayunawune niba ngo mwashive yawe kata kayishuna gashune shikrete ya sheki nawe shoti gishanga shakisha bishu ryashunwe na shukuru rikamushorera mu mashati yashishoza gatahura ko yarotaga ubu ntawe niba udashaka kundangira wabimbye nkigendera ariko waho bishaka ukangurana no kubaza aho nshaka kujya wasanga utahaza ukambwira ko utanahazi nako rogo twavaho nigendere rero ariko subwo ngubwo kuko ubimbwira neza sinari kubyumva hanyuma subwo mbivuze nabi ubwo urabinahuriye ntabwo byumvise okay ibyo ngibyo tubyihorera ahubwo se wandangira ahantu nakura ugize ngo hanyuma ngo uburenze botike zose uze kumbaza kringe wacuruza itaba akumwanje mugira ubwenge hojya wana ntago ari tabi navugaga hanyuma subwo rambaze fu y'igikomara shisha kibondo cyangwa y'amasaka wapi yewe nari nshatse kuvuga ikibaba gikundwa n'abakambwe bagateura gategevura uko bagiteye inyuma bagategwa iteka no kugatumura ubundi amata magatemba itota amatara agatangira gutarabuka nk'afite amababa yandi n'ayagirwa n'abataracumuye ndavuga abamarayika Yesu Kristo ubu uje kumbaza urumogi uranatsa ngaruka umva mbese hanyuma si mpamvu utansubije ibyo ngibyo ko ari uko mudasa ubu iyo nza nkurangisha igaraje wari kundangira igaraje ari uko usa na moteri cyangwa usa n'isupana vana ibyaho shaho ndangire dore takimeze nabo ibyo by'urumogi ntabwo bisi ntabwo nzira aho biva ntabwo reka nigenge ikintu gashoboye no kuvuga gusa ariko nta n'ikintu kindi kizima gashoboye ndabona undi ubimbwira none salama poa Yesu Kristo wavugiye mu mvura akavura abavunitse abavumwe n'abavuyemo amaso akabavomera kuri bari by'ibyishimo ariko wa mugabo kurimo wishimagura wabaye iki wese nishimagura reka hanyuma si iryo urimo nishimisha mubirira oya man ibintu ni ibintu bisanzwe man ni ibintu biba bisanzwe ntabwo ari ibya danje bro urashize noneho hanyuma si ibyo ngibyo urimo noneho byo ni ibiki ni akantu kari kandiye ku mabiyana ariko ntabwo ndakishe man ndakishe tu none se ndagafashe ndagifashe ariko noneho ndakwica wowe ndakwica ntabwo yewe none se kiriya kintu cyabaga mu ipantaro yawe wumva nta n'ikibazo ufite reka man aka ngaka ni akantu hari ikindi minutse kwica kikubye kiri inshuro enye yewe ubwo si cyo gisanze noneho ahavuye kino yewe ga we none se nkubaza aho hantu byibura ujya uhashyira ibiryo ngo tuvuge ko ari byo bibitunze reka ubwo bivuze ko byitungiwe n'isosi ituruka mu mabiya rero yewe nawe ukagenda mu muhanda ngo uri umuntu nyine kumbe hari ibintu byirirwa bikunywa disi yewe we ubu kandi ntabwo uzashaka umugore cyane rwose ahubwo ngomba gushaka umugore mwiza ubu umugore wo kumaza iki ko wumva uri sa mabiya ntabwo ubwo nta mabiya ugira
ubwo mane yereka ngwiza ukuri pe ishakira akazi ibyo bintu by'umugore ubyihorera ahubwo dore wanyibagije ibyangenzaga ntago wandangira ahantu nakura ugize ngwi uravuga ubufari burandagaye mu nzira zose wa eka reka ubufari ntago bukinkura wanda ubu ngengeze kuri week yose with my boys ducoma duciringa hagacu wacitse kuri congo congesheje ingoyi yewe Imana ishimwe ahubwo zo kunera nabuze n'umuntu ngura nakabure kamwe bega ngira nsubiza ku gihe umva mbese Imana ishimye rero ko kubonye ugiye kuroga yanjye nawe ngiye kuroga ahubwo se nuzi yuko umuntu yiyahuye nawe muririra ahubwo mbwira ngutunga okay kamwe nangaye 2,500 kamwe ni 2,500 kabirire mu buroko bwo mu Burundi bakuye akarundi nta nisonire ayo mafaranga yose urumva nayagura akabure kamwe ngewe nkabandi muzima ntago tubyemera twebwe uburenganzira bw'abantu tungura umagi ntago wakihanganye ugaceceka oya ntago nceceka twebwe abantu tungura umagi rwose twaragowe muraduhenda cyane basangane ndakugabanyiriza ibi nibigezwe n'ibyo kandi kuri kuvuga si wose kandi umbwiye ngo nivuga agacurangabanyiriza musibo ukavuga n'ibitumvikana okay naramogi nakanyanga naramogi ariko none bicuruza by'urumogi by'iminsi mwibonye miki reka nasoni karatinyuka yakoze ijambo ku mukozi wa jambo wajondoye mu ijambo ry'ibyaha usiko numva ngo urimo gusakuza gasakurishe siripa kuri stage ya Salesa abasifuzi bagasifura nasoni uratinyuka umwana wa Tereza ukamutunga urutoki umva nakwereka uko abakwe n'abasebukwe basimbuka imijugujugu ya Jorije wamashimbiriwe basi sorry gasunikira so gusezerana n'agasireka kamusiga asusumira ku gasozi nk'uwatewe na batayo y'abateka mutwe ubundi cya letaje kigasigara ari akazu gatoya nako kamategura timetable y'abatindika bategeka kujya gutoragura uduka hako mbere naguhereye yagoye kinyudupfukamunwa we agahoma munwa kakaba kukubaza ibyo ushuri wanze kwiga wishuka ko kurara mu mashuku ugahabwa amashu n'amashaje uko bishatse bizanwa no kuzaza mukazengera muri zamugo waguze ibyo ugura cyase ugatumuka ukarika kunuka ego ariko ubutambeke koko urwo rumogi rurimo flavor ya chicken wapi haribaho saho harugwa harimo flavor y'inyanya n'agasenda gake wapi harimo flavor ya pizza wapi niba nta flavor n'imwe irimo muri urwo rumogi rwawe muri zo zose nakuzereje yaguhereza amafaranga 700 ukabure kamwe urayafata amadolari ariko amadolari wa muntu noneho amadolari umva amanyarwanda yorandi umuzungu hanga atu ndumva tari sereo kanigendere ndumva na gahunda kurimo oya umva nyi basi ngereka muri kuntu bimeze ngabanyiriza ngira amafaranga ya nyuma nanyuma natwara tugure 30 gura twara twishika mwinda kaguhera cy'umunani ubwo tubure 30 amago n'amafaranga mu 54 na ngendo mu Kristo nzahora ndiwe niyo wagira guti ibyo 54 ntabyo naguha ariko se n'uwowe kuri kurira wabaye nta muntu wanze gukora sapu yanze kuyikora se ndabona yanze gukora na like Vai,